Muraho neza rero nk'uko bisanzwe abakomeje gukurikirana ibiganiro byacu ku ruziga rw'uburinzi cano. Nitwa Bigirimana Theoneste, usanzwe ari umuyobozi w'uruziga. Hanyuma rero nagira ngo rwose mbahe ikaze abasanzwe babana natwe twari tumenyeranye. Nongeye kubashimira uburyo tubanye, uburyo mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, uburyo mudutera iteka aho muri hatandukanye, abari mahanga atandukanye, ababi Burayi n'ahandi muri Afurika, mu Rwanda, mu ntara zitandukanye. Twe noneho ahangaha turi kuvugira ahantu bita ku Mashyuza. Ku Mashyuza rwose mu murenge wa Nyakabuye niho twatembereye. Y'amazi nyine ashyuha abira, niho duherereye. Mu kanya turaza kuyabereka mu bindi biganiro tuza kuhakorera, nituyasatira turababwira. Rero nk'uko bisanzwe turabashimira mwebwe musanzwe mudukurikirana, abandi nabo bashyashya muri kuza rwose turabasaba gukanda subscribe. Icyo kintu rwose ntimukibagirwe. Ukimara kuza ukareba ikiganiro ugomba kutwereka ko uri kucyumva, ugishyigikiye. Subscribe, ugakanda kuri ka kazogera gatuma n'ibiganiro byose bikurikiraho ubibona. Hanyuma wakumva wishimye ugakanda kuri like, ugakomeza ugakora comment. Nabyo bidutera courage, bikadutera ishyaka n'umwete. Ubwo nabwo tweretse ko turi kumwe. Comment ni ukugira ngo rwose unatugira inama. Urubuga rurafunguye, mwemerewe kutugira inama nta kibazo. Twemerewe kwaguka rero. Bwa bwato twavugaga bunini mu nyanja, imyanya ni myinshi, ni karibu rwose. Ntimwibagirwe rero no kubisangiza abandi mukora kuri share. Rero mbahaye ikaze. Nagira ngo rero nari maze umwanya mbateye amatsiko. Ubu nitwa Theoneste rero. Ubundi hari akantu tuziranyeho n'Imana. Njye nakoze agashya, Imana ndayishotora, ndaje mbibabwire. Insanganyamatsiko yo ndi kubwiriza ubutumwa hano nagiye gukoresha nk'igiterane, nkabwira abantu nti ngewe rero nashotoye Imana. Abantu birabacanga batari ko se umuntu ushotora Imana ni muntu ki? Umuntu ariyumva bingana iki ku buryo ashotora Imana yo mu ijuru? Ese ni Imana yo mu ijuru yashotoye cyangwa n'izindi Imana zindi zitari yo mu ijuru? Rero ngiye Bigirimana Theoneste rwose. Uyu mupapa yashotoye Imana kandi kera cyane, byatangiye kera, maze nk'imyaka, ndakeka message ndibuze kubaha nakiriye mbere muzo nakiriye mbere ariko si ubwa mbere. Niyo muri 2019 yego, hari message zikomeye nagiye mpabwa. Ariko akantu ikiganiro tugiyeho kiravuga ngo Bigirimana Theoneste rwose ngewe nashotoye Imana birakora, nashotoye Imana birakunda. Hanyuma dutangira kujya twinigura, dutangira kujya kwinigura no kwinegura bijya kumera kimwe. Kwinigura nyine ni ukutaripfana, no kwinegura ni ukwisanzura nyine. Ubundi hinegura abantu basanzwe baziranye, hinegura abantu basanzwe baziranye bamenyeranye. Ndaje rero mbabwira ukuntu byagenze. Hanyuma narineguye n'Imana, turagenda tubimenyera nayo. Buri munsi turinegura, buri munsi tureba uko wagenze. Ibintu birakora kandi biragenda neza rwose. Nagira ngo mbahe story rero mbabwira ukuntu byaje kugenda. Theoneste rero natangiye ku kintu kimwe. Ngiye nashotoye Imana itagira idini rwose, Imana itagira umwitangirizwa. Imana tugirana amasezerano y'ubufatanye ariyo bita partnership. Iyo Mana niyo twita umubumbyi w'ibiriho byose. Iyo niyo twita umutambyi mukuru. Iyo niyo twita Imana y'umwimerere, igira amazina menshi. Ariko impamvu nakomeje ijambo Imana y'umwimerere, Imana itagira umupaka, Imana itamenyerwa, iyo niyo Mana mbabwira tubanye neza kugeza ubu ngubu. Iyo Mana ijambo rikomeye rizingiyemo aho urubuga rwaturutse. Narabibabwire mu gice cya mbere, ni
ni mu gitabo cya Yeremiya igice cya 18 umurongo wa mbere kugera uwa 9. Yeremiya 18 umurongo mu gice cya 18 umurongo wa mbere kugera uwa 19. Aho ngaho haragira hati niho hagarutse ijambo umubumbyi. Nuko ijambo riza kuri Yeremiya riramubwira ngo Yeremiya please movinga, haguruka, manuka ujye mu rugo rw'umubumbyi, manuka vahuri ugende mu rugo rw'umubumbyi, nugerayo ndaza kukubwira. Yeremiya arangije aramanuka. Hano hantu harimo ijambo ryitwa umuhamagaro w'ubutumwa. Arangije aramanuka, ageze mu rugo rw'umubumbyi niho yatangiye kubona. Rero ntabwo uzabona aha hantu hari ijambo umwuka w'Imana yarimo ambwira ngo ibintu byose ngo bigeraho bitangirira. Hari akajambo mu mbabarire giye gusoma kaga filozofi k'Imana, yarambwiye ngo inzira yose ngo igira intangiriro, ngo kandi ngo ikibazo cyose ngo kigira ipfundo. Inzira yose igira intangiriro kandi ikibazo cyose kikagira ipfundo. Inzira yose igira intangiriro, igira aho ihera. Umuhamagaro nawo ugira aho uhera kandi ikibazo cyose kigira ipfundo. Samuel umuhamagaro we wahereye ku isengesho rya nyina. Nyina wavuze ngo umwana wanjye nzamuha Imana. Twavuze n'ibitambo bindi bidahabwa Imana, bihabwa Satani cyangwa se bihabwa izindi mana zitari Imana yo mu ijuru. Nibyo bitambo nabyo ababyeyi babigiramo iki? Babigiramo uruhare. Aha ngaha inzira yose igira aho ihera. Reka mbabwira aka filozofi gatoya nako mbanyujijemo kugira ngo mbere uko mbaho ubuhamya. Inzira yose ngo igira intangiriro, ngo kandi ibibazo byose, ikibazo cyose kikagira ipfundo kizingiyeho, ngo kikagira n'ibisubizo byinshi bishoboka, kikagira mu yandi magambo inzira nyinshi. Ese wamenya inzira y'ukuri ari iyihe? Wamenya inzira y'ukuri ari iyihe? Inzira yose igira intangiriro. Ibibazo byose nabyo ngo ikibazo cyose ngo kigira ipfundo. Ikibazo kimwe kigira ipfundo, kigira aho kizingiye. None ngo kikagira n'ibisubizo byinshi. Mu ndimi z'amahanga bavuga ngo hari options nyinshi, plusieurs options. Nuvuga ngo hari amahitamo menshi mu kibazo cyaba mu bisubizo. Niba uri gushaka igisubizo ku kibazo runaka, hari ushobora kubwira ngo genda ukeneye amafaranga, uragenda urayabona gute? Hari uvuga ngo genda usenge Imana, undi akubwira ati genda kanaka arayaguha nimukorana biriya, nimukorana bya bindi kanaka araza kuyaguha. Genda kanaka ugende ukore dira guhaye, nakubwira ngo dukore gutya na gutya, rwose urabikora. Ikibazo cyose rero ngo kigira ibisubizo byinshi, ariko ngo kiba gifite ipfundo rimwe kizingiyeho. Iyo ugerageje kuzingura iryo pfundo, twe twize iby'amategeko rero, twiga no gusesengura cyangwa no gukemura ibibazo, ahantu bikunda kugoranira kugira ngo nicyo bita ngo nukurasa ku ntego. Kurasa ku ntego kwa kundi abantu biga kurasa, akarasa mu cyico. Hari ahantu warasa rero ntukice, cya kibazo ntukice ngo gishwanyaguze. Iyo rero urashe ukarasa aho utari bwice, n'ubundi kikomeza kuba ikibazo ahubwo kikabyara ibindi bibazo. Ngo un problème ngo crée le problème. Problem create problems. Kubera ko wakirashe nabi. Ngo rero iyi filozofi mwuka Imana yampaye arambwira ngo inzira yose ngo igira intangiriro, ngo kandi ngo ikibazo cyose ngo kigira ipfundo. Iryo pfundo rero utaramenya aho bizingiye ntago bizakunda. Icyo kibazo cyose ngo kigira ngo n'ibisubizo byinshi. Ese muri ibyo bisubizo uramenya ikihe gisubizo kikubita mu cyico ku buryo kirasa cya kibazo kikagishwanya gusa, ukavuga ati kabisa ikibazo kirakemutse. Aha ngaha rero niho nza kubabwira umugabo witwa Theoneste. Rero mbere yuko nza kubabwira uwo ari we, ngiye kubanza kubabwira amahishurwa ku uruziga rw'uburinzi. Yeremiya, Imana iramubwira ngo rero umva aho Yeremiya yatangiriye. Baramubwiye ngo Yeremiya, ikintu cya mbere habanje kubaho kumva ijwi. Yeremiya yumva ijwi rimubwira ngo haguruka umuvinge ugende, numara kugera aho ndi bukwereke.
niho umwuka w'Imana ndibuze gutangira kukubwira, ndibuze kukubwira urabimenyeshwa uhageze. Yeremiya arangije arahaguruka, ngo arangije aragenda. Ndacyari kuvuga rya somo riboneka muri Yeremiya 18 igice cya mbere kugeza ku 9. Agezeyo ngo abona imirimo yose irakorerwa ku ruziga, bigenda bizenguruka, bigenda bizenguruka, bizenguruka. Niho natwe twakuye ikirango cyacu cy'uruziga rw'uburinzi, bigenda bizenguruka, bizenguruka, bizenguruka. Noneho ibyari Yeremiya bihindukamo Theoneste. Theoneste nanjye ntangira kubona, ndangije ubwo ibyo Yeremiya yabonaga nanjye ndimo ndabisoma, umwuka yahise ansura atangira kubinyereka mu maso ya Yeremiya. Arangije arabinyereka, arambwira ati Theoneste rero itegereze, imirimo yose ikorerwa ku ruziga, ukubona uruziga ruzengurutse niko ubuzima bwo mu isi buzengurutse. Ubuzima bwo mu isi ni panda teremuka, ni ukuzamuka no kumanuka. Urazamuka umusozi ariko ukaza no kongera kumanuka. Ntabwo uri buzamuke ngo ugumeho, ahubwo uraza no kumanuka. Urazenguruka rero, nugera mu bisubizo uraza no kugera no mu bibazo, kubera ko nutanyura mu bibazo ntabwo uzamenya n'ibisubizo. Bivuga ngo abantu mujya mwanga ibibazo, mujya mubyanga, nta muntu wakwishimira ibibazo, ariko ibibazo nibyo bisubizo. Hari umuntu wansekeje arambwira ngo ujye ubona ngo abantu batinya ibibazo ngo bavuye mu ishuri, ngo byaratangiye, ngo batangiye kubahata ibibazo, ngo tica ngo mwarimu ngo icara mu ishuri, ngo nta kunyeganyega, discipline, guma hamwe. Hari abantu badizatinga gisirikare akakijyamo, yamara kugeraho, yamara kubona ukuntu bari kumukubatira reka sinshoboye. Urumva amafunzo uyaciyemo kangahe? Uyaciyemo kabiri. Nese uragaruka nawe usaba ipeti kandi amafunzo yakunaniye. So ibyo rero tuvuga ngo abantu muzabona bazamutse mu ntera banyuze mu bikomeye. Aha ngaha rero Yeremiya niyo hishurwa yavuze ngo ubuzima bwo mu isi rero ibintu byose bibera ku ruziga, ngo birakunda ubundi ntibikunde, birapfa bikongera bikazuka, birapfa bikongera bikazuka. Ubwo nibwo buzima bw'abana b'abantu. Ariko ijambo rikomeye ryakomeje muri iri jambo, aha twakuye ijambo umubumbyi yaravuze ngo uko ngo mubona ngo yemwe, ngo uko mubona ngo ibumba ngo ryarigize nabi. Yarakomeje aritegereza, ngo arangije ngo abona ngo ibumba, ngo umubumbyi ari kubumba ibumba, ngo ibumba ngo ryigira nabi, ngo rirangirika mu kiganza, akiri kuri bumba biranyerera, birangirika. Ngo niko umuntu niko neretswe ngo umuntu niko yigira nabi imbere y'Imana, ngo yakwigira nabi Imana yaramuremye ifite ibyimushakira, ngo Imana ngo ifite ubushobozi bwo gufata rya bumba ikaribumbamo ikindi kintu. Niba wari gukora mu mwanya w'umutako witwa ivaze, niba wari gukora nk'umutako witwa kanyoni keza, ako kanyoni baragahindura bakagira umutako w'inkoko, cyangwa bakagira umutako w'imbata, cyangwa bakagira umutako w'iki. Ni mu marenga, ariko hari icyo bisobanura. Umwana w'umuntu nta ubasha afite, nubwo yakwigira nabi afite ahagarukira. Umuremyi we yamushaka, igihe cyose amukeneye aramubona. Nicyo nashatse kuvuga. Aha ngaha rero niho rero nababwiye ngo Theoneste uyu nguyu inzira yose ngo igira intangiriro, ngo kandi n'ikibazo cyose kigeraho gipfundikiye, kigeraho kizingiye, ngo kandi ngo kikagira n'ibisubizo byinshi. Bigira Imana rero nanjye ngiye kubibwira. Nanjye rero ibyanjye ukuntu byatangiye. Ubuhamya bwa Theoneste ashotora Imana mbere yo gutangiza uruziga rw'uburinzi. Theoneste rero nagize gutya, ndibuka ni kera cyane, ndumva nari ndi muri secondaire niba ntibeshya. Nicyo gihe navukiye mu Adventiste, kubivuga ntago biteye isoni. Mu Adventiste w'umunsi wa karindwi niryo toro navukiyemo nkuko nabandi bavukira mu yandi. Hanyuma igihe cyarageze, bitewe n'uwondi we, nkuko nababwiye ko inzira yose igira intangiriro. Nanjye rero inzira yanjye yo kuganira n'Imana uko yatangiye nibyo nenda kuza kubabwira. Ngiye rero nagize gutya, mbwira najyaga numva abantu bavuga ngo Maranatha, ngo Umwami Yesu naze. Noneho barangiza bavuga ngo Maranatha, Umwami Yesu naze. Noneho nkumva umukozi w'Imana umwe cyangwa umupasiteri ese aje yasanga mwiteguye, abantu bose bakareba hasi bakubika imitwe mu maguru. None se ko muri kumubwira ngo aze kandi azabajeje guca urubanza, aje guca imanza, ubwo murabona ibyo bintu muri kuvuga birafitinga, biragendana. Aha hantu ngiye rero ngiye kwiyumvira, ndangije mu gushotora Imana kwanjye, ndangije ndayibwira nti rero reka mbwire wa mwami we, ngiye ntago nshaka kujya mu ijuru, ngiye ntago ijuru ndizi, ntago nshaka kujya mu ijuru ntazi. Ni mu byumva ngo Theoneste yanze kujya mu ijuru, mwahita muvuga muti mu izina rya Yesu ati iki kigabo cyanze kujya mu ijuru,
ni gute cyabyanze, ariko nimwumva amagambo akurikira muraza kumenya impamvu. Njyewe sinshaka kujya mu ijuru ntaramenya neza inzira, ahubwo ndashaka Imana muri jyewe, kuko nibyo binyoborera, nibyo byanyorohera kubaho neza ntegurirwa mu isi nk'umukandida w'ijuru. Kubana n'Imana muri jyewe byanyorohera aho guhora ndirimba ijuru. Njyewe kubana n'Imana muri jyewe, ije tukabana tukamenyerana, byanyorohera kuko naba ndi mu isi ndi gutegurwa nk'umukandida uzajya mu ijuru. Naba ndi mu isi ndi gutegurwa nk'umukandida. Donc mu yandi magambo abakandida b'ijuru bategurirwa mu isi. None urashaka kumbwira ngo ninjye mu ijuru, ngo ninjye mu ijuru, ngo tuzajya mu ijuru, tuzajya mu ijuru tunyuze he? Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Nta nujya kwa data ngo atamujyanye, niko nakuze mbyumva nkuko nabibwiye. Abatabyemera batyo bihangane, ariko n'ubundi uruziga n'urwacu twese. Ndimo ndavuga ibyanjye, ntago ndimo ndavuga ngo mwemere ibyo jye nemeye. Ariko nituvuga ku muhamagaro, nawe ndashaka ukurikirana umuhamagaro wawe. Inzira yose igira iki? Igira intangiriro. Ubwo ndacyakomeza kwiyenza. Nkomeje kwiyenza, ndacyakomeza kuvuga kuririmba ijuru utimenyereza gushyikira umubano na nyirijuru mu mitekerereze yawe biragoye. Hano hantu hajemo akantu kitwa gushyikira umubano na nyirijuru. Ndi kuririmba ijuru, ndashaka kujya mu ijuru, ariko umubano wawe na nyirijuru bimeze bite? Ese ibintu kuki abantu babiririmba muri baringa, babiririmba mu kirere? Niyo mpamvu abantu bahawe ubwato, bahawe uruziga nk'ubwato bunini mu nyanja, kugira ngo bagerageze kwigisha, kuganira kuri izi nyigisho zo kubaho neza. Rero aha hantu ndagira ngo tuhagarukeho, ngo jyewe ndashaka Imana. Noneho jye nagarutse ku akantu gasekeje, mbwira abantu ndabagana, ariko noneho mbwira Imana ntuje nitonze, ndabwira ariko usubundi njya ku cya kabiri. Cya mbere nahise mvuga ngo ngiye kujya mu ijuru. Wapi? Murabyumvise ko ngiye nishakira kubana n'Imana nkiri mu isi, tukabana tukamenyerana, ijuru nzaba ndyandikiwe. Nintabana n'Imana neza ntabwo ijuru nzaribona. Hako kujya ndirimba ngo mu ijuru tuzajya mu ijuru, numvaga ngiye bitamfasha, bitanyubaka. Numvaga hari bimeze nk'ikintu kiri aho ngaho kuri jyewe mutumva ko ari abantu ndi gucira urubanza. Kuri jyewe numvaga bitamfasha. Rero tugeze aha ngaha, ndaza kubabwira muri shooting ukuntu Imana yanyiyeretse. Turangije shooting ya mbere, ndaje mbibabwire. Ariko ikintu cyatangaje, ngiye kwihuta muri iyi nkuru, natangiye rero guhera icyo gihe, natangiye ndibuka, njya nkunda kuvuga ngo hashize imyaka 27, kuko ndibuka hari muri 2000 na kangahe, muri 2009. Yego, ni muri 2009. Muri 2009 nari ndangije kaminuza. Oya, ni muri 1999, mu 1999 nigaga mu kane segonderi. Mu kane segonderi niyo natangiye kuvuga akantu, ngavuga ngo ndashaka, ngewe ntago nshaka ibyo mumbwira ngo byo mu ijuru. Oya, byo ngibyo nari nk'umuhakanyi kubigaragara, ariko icyo nashakaga ko ari ukumva Imana muri jyewe. Ndashaka Imana muri jye. Hanyuma icyo gihe rero nge ntangiye, nahise nkomereza ku kindi kintu. Urumva inkuru yanjye yarakomeje, irimo byinshi cyane, ntago nza kubibabwirira aho ngaho, ariko ngiye kugerageza kuyivunagura nihute. Ngeze ahantu rero natangiye gukora mu nzego za leta. Ubwo narangije kaminuza, ntangira gukora mu nzego za leta. Noneho niyo natangiye kujya ndeba, ndangije nahuye n'inkuru, nababwiye ngo ibintu byose bigeraho bitangirira. Ndangije nkahura n'abantu, nkumva barambwira ibintu, niko nari ntangiye kubyumva, numva ibintu ngo by'imyuka mibi, nkumva nari ishinzwe by'abaturage, ariko nkajya nkumva ibirego bidasobanutse. Nkajya kumva umuntu arambwiye ngo rwose ngo kanaka ngo raturuga, ngo yaratuzengereje, ngo rwose ngo umuyobozi ngo dufashe. Se noneho nako nigenje, ubu iby'amarozi ndabikemura gute none? Noneho urwo rugamba nakomeje, kuko nari mfite ishyaka ryo gutabara abaturage imbere y'umuyobozi. Ibi bintu bari kumbwira by'imyuka mibi, ibi bintu ni ibiki? Ibintu ndamenya mbisobanurana. Icyo gihe rero nibwo natangiye gukora umwitozo wa mbere, mbwira Imana, ndayibwira nti rero twumvikane, rero hari ikintu numva nshaka. Aba bantu
batinywa. Ni gute abantu batinywa umuntu umwe atitiza umurenge wose? Ukumva umuntu ngo n'umurozi kabuhariwe ngo mu karere, mu murenge no mu mirenge, umurenge umwe, imirenge ibiri byose baramutinya ngo niwe kibamba, niwe wazengereje abantu, arica agakiza. Ese wa mana we, kubera iki numva abantu bakora n'imbaraga z'umwijima bari strong, bafite imbaraga, ariko twebwe twitwa abakristo twabagera imbere tugatitira, tukajugumira? Why this? Kubera iki ibi bintu? Kuki abantu bawe, abantu babatari abanyembaraga? Murumva abantu b'abasirimu barumva the point, barumva ingingo nanjye nzanye ingingo nk'umunyamategeko. Kuki abantu babatari abanyembaraga? Umuntu umwe w'injiji uri aho ngaho, mumbabarire kuno kumwita injiji, ariko ibintu barimo n'ubujibira nakabije. Umuntu uri aho w'injiji wahumijwe n'ibintu by'ibyuka bitamenye ukuntu bimeze, umuntu araje, abantu bose arabahahamuye bafasha amaraso, ari abantu basenga n'abantu badasenga, abantu bose baramureba bakajugumira bagatitira. Icyo gihe rero nicyo gihe nanjye natangiye kujya numva ndi kwambara imbaraga, natangiye kumva nanjye ntangiye kumva ibintu bidasanzwe muri jewe, ntangiye kumva imbaraga muri ngewe. Ndibuka ijambo rero Imana inganiriza bwa mbere, niryo ngiye kuza kubatura, niryo narimo ndi kubabwira amatsiko kuva na mbere dutangira, mbabwira ngo kwinegura n'Imana. Muri ndondoro umenye nagiye kumva rero ndyamye nsinziriye, ngiye kumva inkuru yanjye naho itangiye, niyo yanzira nyine twavuze ifite intangiriro. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo harya Theoneste ni Karame. Nijoro ndyamye nsinziriye, niba nanisinziriye, niba nari maso nimubimbaze, ariko icyo nzi cyo nuko numvise izina Theoneste, ariko ntabwo ari Theoneste bajyaga bahamagara Bigirimana, harya Bigirimana ni Karame. Hanyuma harya iyo mumaze gukora ibirori, abana b'abantu mukagira ikirori, ubukwe mwakoze, hanyuma ikirori yo kirangiye mukora iki? Nuhe muhango ukurikiraho? Nanjye ndavuga nti nukwinegura. Y'abashyitsi bamaze kugenda bose, musiga abantu bateguye ubukwe, ba coordinateri n'abandi n'abakoze muri protocole na nyiri rugo washingiye cyangwa washingije, mukora iki? Ati turinegura. Harya yo mwineguye muvuga ibiki? Tuvuga ibibi n'ibyiza. Abakoze service neza turabashimira, tukanareba hamwe n'ibyadusobwe cyangwa si byaduciyeho, ibyo tutakoze neza, kugira ngo ubutaha nitwongera gukora ubukwe ibintu tuzabikosore. Yewe muziko meya yaje akabura icyicaro mu bukwe bwacu. Yewe muziko afande yaje akabura aho yicara, mukamwicaza n'abantu bari aho ngaho, murumva ibyo bintu mwakoze ari byo? Icyo bita kwinegura. Umwuka w'Imana arongera arambwira ngo none se ngo harya ngo mu gisirikari, ngo yo murangije urugamba mwarutsinze, ngo ntago muserebra intsinzi. Nanjye ntindabyumva cyane. Ibyo ngibyo byitwa hari intsinzi mu Kinyarwanda, murabyumva, ariko ibyo ngibyo mu gisirikare babyita kuvuga amacumu. Mu Kinyarwanda cy'abahanga, abizi Ikinyarwanda, abanyarwanda bo hambere, ngo iyo mwajyaga ku rugamba, urugamba rwose rukagenda neza, urugamba uko rwagendaga kose, habaga umuhango wo kuvuga iki? Wo kuvuga amacumu. Kuvuga amacumu rero ni ukuvuga uko urugendo rwatangiye mu gisirikare, uburyo mwari mwateguye urugamba, uburyo backup, uburyo abantu bari bagoswe n'umwanzi agiye kubarangiza. Eza backup nakomeje kubabwira mu biganiro byabanje, hakaba hari imbaraga ziri aho ku ruhande zizigamwe. Babasirikare rwose special force baje ari intarumikwa, baje bakora neza, ibintu barakwakwanya, urugamba tuba turarutsinze, igihugu tuba turagifasha. Ejo bundi ngira ngo uyu turi tariki 5, ejo niko twari turi kwizihiza Liberation Day. Ejo bundi tariki ya mbere twari turi kwizihiza Independence Day, turi kwizihiza umunsi wo kwibohora, turi kwizihiza umunsi w'ubwigenge. Aha no kuvuga amacumu. Niyo turi kuvuga liberation, tuvuga ngo uko byari bimeze muri cya gihe, byari bimeze nabi, byari bimeze neza, urugamba twarusohotsemo neza. Umwuka w'Imana arangije aravuga ngo none se ngo niba abana b'abantu mushobora kugira umwanya wo kuganira mukavuga n'akari murore, ese jewe kuki jewe tudashobora kujya twinegura ngo mumbwire uko umunsi wanyu wagenze, uko byatangiye, uko byarangiye? Umunsi wanjye wagenze gute? Vuga incamake y'umunsi. Kandi mu kwinegura ntago abantu bavuga birukanka.
byasengesho mwavugaga rero ngo data twese uri mu ijuru ngo turagushimiye ngo wabanye natwe ngo rerere mukabivuga mwirukanka, uyu munsi noneho Theoneste Bigirimana hagiye kuza icyo bita intangiriro nshya. Intangiriro nshya yitwa gushotora Imana. Intangiriro nshya igiye kwitwa gukora iki? Igiye kwitwa ndondora umenye. Nk'uko Imana arambwira ngo ujya wumva indirimbo abadeperi bajya baririmba ngo ay'Imana ndondora umenye, ngo ibyo nkora byose ngo ay'Imana ndondora umenye, ngo ibyo nkora byose ngo nkwerekejeho umutima wanjye ngo nifata uko ntari, ngo mbifata uko ntari. No, iyo ndirimbo abarokore muyigarukeho muyiririmbe neza. Ndondora umenye, mbwira neza uko twagenze. Aha muri ndondora umenye natangiye iyo myitozo, ubwo ntangiye kwihuta mu nkuru. Natangiye iyo mwitozo noneho ntagera naho mbwirwa n'umuntu nahaye nanze guha lift, nabyo bigahinduka kunegura. Akambwira ati none se uriya muntu kuki wamwinye lift? Imodoka nta myanya yari irimo, ntiyari irimo imyanya, kuki uriya muntu wamunyuzeho? Ese buriya wampesheje icyubahiro? Uriya muntu kuki wamunyuzeho ko atarafite amafaranga yo guteka? Iyo ni ndondora umenye. Ngo hari ibyaha n'ibisa nabyo. Ntago wakoze icyaha ariko Imana wayisuzugurira, ntago wahesheje iki icyubahiro. Kuko iyo wihesha icyubahiro uriya muntu akeneye ubuhamya bwiza, akeneye kumenya ko hari abantu b'abakire, hari abantu bafite imodoka zo gutwara abakene. Abakene bakeneye kumenya ko hari imodoka bakene bemereye kwanduza kandi zikajya mu kinamba. Aha hantu harimo ibindi bintu birenze biri aho ngaho. Narimo ntanga service, avuga ati ese kutanga service ko abantu wazitanze gute? Hari umuntu waje uramwakira n'urugwiro, umwakira neza rwose bigenda neza, ariko uriya muntu wundi waje nubwo yaje nabi, ariko se wari kumwakira gutyo? Yaje yitwaye nabi, ariko se wari kumwakira urutyo? Niba yitwaye nabi wamwigishije iki? Ese basi wamwigishije kwitwara neza? Wari kubanza ukamufasha, wamara kumufasha ukamufasha akajya yakumva, yarafite impungenge, yarafite stress, akugeza imbere arazigutura, nawe akumena umutwe. Murangije munanirwa gutumanaho, munanirwa kuvugana neza, urangije uramubwira ngo toka mva imbere ngaho genda. Hanyuma se wowe witwaye neza? Ahari muku uzamuhamagare wa muntu ejo yongere aze muganire, umufashe noneho utuje, kandi ikibazo cye ndabizi neza ko kizakemuka. Ubwo nkajya kumva nkumva wa muntu ndamuhamagaye kandi naye namwimye service namuhakaniye, yaba nta telefone ngatuma mu mudugudu ngo mpamashakira umuntu umeze gutya na gutya na gutya, umubwire noneho haze turebere hamwe uko ikibazo kimeze. None se umubose ko yaje ukamwakirana yombi ko nta nicyo yanaguhaye, kuki uriya muntu wowe wamusuzuguye? Nanjye nariko yaje nabi, ntangiye kwisobanura, ntiyaje nabi nanjye mwakira nabi. Hanyuma uri gukosora iki? Urumva ndondora umenye rero iragera ahantu itwereka hari ibyaha, hari nibirenze iki, nibirenze ibyaha. Aba bantu batwarwa n'amanyuguti y'amategeko, ajya hari akikubita mu gatuza ngo ngiye ngo Mana ngo ndagushimiye ko ntameze nk'abandi. Abo ngabo hari uko Imana yabise, ndagushimiye ko ntameze nk'abandi, ntago umeze nk'abandi ari kuri umuntu. Ngiye rwose nkora ibintu neza cyane. Oya, iyo wageze imbere y'umucamanza mukuru, iyo wamubwiye ngo suzuma ndebe, ntago akuburaho indwara. Iyo ugeze imbere y'umusuzumye ntago ashobora kuburaho indwara. Ariko nanone umwuka w'Imana arambwira ngo nagakubwira ibi gusa, ahubwo akubwira n'ibyiza. Akubwira n'ibyiza n'ibyagenze neza, avuga ati mwana wanjye bino bintu byagenze neza, wa muntu buriya ariko wabonye ukuntu uriya muntu yishimye di, wabonye uriya muntu ukuntu yari atagangaye, warangiza ukamuha rifuti, wari wabonye ukuntu yari yagiye mu mwuka di kubera wowe, wari wabonye. Icyo gihe rero najyaga nshotorana ngiye nkabwira Imana, nkayibwira ni ngaho rero shyiraho akantu boss wanjye, ngatega urutugu nkayibwira ni ngaho shyiraho akantu, nagiraga urugomo kuva na mbere, nkayibwira nitega dore nshizeho urutugu rero, reba ukuntu shyiraho akantu k'akaranka, shyiraho ipeti nyine niba nakwemeje, nawe nyine unyemeze. Urutugu murabona ko nyine naruremereje, nyine iyo hagiye amapeti nyine mu buryo bw'umwuka tuvuga ngo urutugu rwaremereye. Urumva ndondora umenye harimo akantu k'ubushuti, harimo akantu twakomeje gukura muri ibyo bintu.
kamera nka bya bintu navuga ngo l'habitude crée le comportement, ka kamenyero iyo ushaka kugenda wumva Imana ugenda ukomeza kwitoza ugenda uganira umunsi ko wagenze. Nje mbasha kuganira n'Imana n'amasaha 5 nijoro, ngatangira ndondora umenye nkayitangira nka saa 3 z'ijoro kaza kuryama nka saa 6 z'ijoro cyangwa saa 7, kubera ko nta bitotsi mfite kandi bigakunda. Turi gusuzuma buri kintu cyose cyabaye, ariko bikunda gutinda cyane yo nanjye yanejeje ndi kwibwira atari kuranyemeje kweri iki kintu koko buriya wagikoze ute. Icyo gihe rero nanjye iyo yanejeje ndayibwira, nanjye iyo yanayinejeje ikambwira. Umwuka w'Imana aragera arambwira ati ariko rero ati ndondora umenye tare bantu ntago mukwiye kujya mumenyera n'Imana nk'iterabwoba ngo ndaza mbereka amafuti gusa. Muri ndondora umenye harimo byinshi tuzagenda tubyiga, ariko bigira Imana Theoneste washotoye Imana nuko yampaye uruziga iza ku mu ruziga rw'uburinzi. Rero ubwo ndasimbutse inkuru ndayihutishije, niho ngerageza kumva presence y'Imana mu buzima bwanjye. Niyo myitozo nkora uko abandi bakora indi myitozo yabo, ariko nanjye buri joro nkora imyitozo yo kuganira n'Imana. Mu gitondo aba ari igihe kigufi uko mba ndi kurona no kujya ku kazi. Mu gitondo mvuga uko umunsi wagenze, ariko iyo ntafite umwanya mu gitondo hari inzozi nabonye zidasanzwe ndaza kubitangiza nijoro natashye, nkaza kureba za nzozi narose icyo zishatse gusobanura. Uko mugenda mumenyerana rero ugenda ubona byinshi. Rero nagiye kubona rero numva umwuka w'Imana muri uru ruziga rw'uburinzi. Dutangira hari abahanuzi batandukanye Imana yagiye intumaho bambwira ko tugiye guko Imana inshyigikiye kandi tugiye kubana. Ariko ngenda natangajwe n'ikintu kimwe. Twakoze shooting z'ibiganiro bya mbere, ubwo ntangiye kubabwira uruziga kugira ngo murwumve neza. Tumaze gukora shooting z'ibiganiro bya mbere ndibuka hari tariki 19 z'ukwezi kwa 4 2026 na tariki 20 twakoze ibiganiro by'ikiciro cya mbere nka 10 na bingahe niba atari na bitatu byayoboye ikiciro cya mbere cyose. Icyo gihe nibwo umwuka w'Imana yansuye ku cyumweru nijoro, arangije ampereza gusoma muri Zaburi 34. Zaburi 34 niho tuza kukiganiraho neza. Zaburi 34 rero umwuka w'Imana ayimpaye, nagiye kumva narabinegrije, ntago nabiha agaciro. Kuko nibwo nari numvise Imana iganiriye nanjye mu buryo bw'isomo gukuma isomo ryo muri Bibiliya. Ntago nabyumvaga, nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo usome. Nkuko mwabonye ko twatangiye ibiganiro by'ikiciro cya kabiri, nababwiye Zaburi 141 igisengesho tugomba gutangiza. Ariko hano yampaye abanje kumpa Zaburi 34 igice cya kabiri kugera 9 n'ubundi. Noneho bucya mu gitondo rwose n'ubwa mbere numvaga mbisuzuguye. N'ubwa mbere numva ijwi rimbwira ngo ngaho soma ngo iri somo rero riragira riti nzahimbaza Uwiteka iminsi yo kubaho kwanjye, ishimwe rye rizava mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka niwe umutima wanjye uzirata, abanyamibabaro babyumve bishime. Mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye ryera. Aha hantu murumva ko harimo intego z'uruziga. Nafashe Uwiteka, nasabye Uwiteka, nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihongera kugira ipfunwe iteka, ntihazagira ipfunwe iteka. Uyu munyamibabaro yaratatse, Uwiteka aramwumva amukiza amakuba n'ibyago bye. Ibi nibyo mu ruziga, nibyo yadusezeraniye izadufasha mu ruziga. Hanyuma marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha. Ubwo muri ubwo bwato Imana yaduhaye twahamagariwe kuba turimo. Ubwato bugereranywa n'ubuhungiro, hanyuma inyanja ikaba ibigeragezo n'ibibazo byo mu isi. Rero ubwato mu nyanja ni uburyo bw'ubuhungiro, hanyuma mu bibazo by'isi. Kuko murabizi n'ubwato bwa nkuge bw'inkuge ya Nowa nabwo bwari ubuhungiro kugira ngo abantu bacike uwo murimbuzi, iyo kirimbuzi y'amazi.
nagira ngo rero aha dukomeje, marayika w'Uwiteka rero yaratugose, agota ikirere cyo hejuru, agota umuzenguruko, ngo agotesha amahema, abamba amahema yo kugota abantu be abamwubaha. Nuko rero nimusogongere mumenye ko Uwiteka agira neza. Aya magambo nayabwiwe tariki 20 mw'ijoro tumaze gushutinga bya biganiro ba Paul barabizi, turi narabibabwiye. Tumaze gushutinga ibiganiro bya mbere, umwuka w'Imana arambwira ngo iki nicyo kimenyetso nguhaye cyuko turi kumwe, ndi kumwe nawe. Nibwo buryo yambwiye ngo none icyiciro cya kabiri nabanje gutinya, ndavuga irivuga butumwa ngiye gutangira guhitisha ku ruziga, ni gute ko numva ntabyumva. Hari abavuga butumwa babigize umwuga, ngewe se ndazamo gute ko numva ibi bintu ntago mbyumva neza. Umwuka w'Imana natangiye rero ndi guhuzagurika, ndi kwivugira ibitekerezo by'ubwenge, kuko uruziga ndutangiza numvaga ndi bwigisha abantu ubwenge ari nk'ishuri ry'ubwenge. Hanyuma abantu bafite ibibazo tukabasengera, kuko byo dufite groupe yubatse neza, ariko ntabwo nari nzi ko hazamo ivuga butumwa. Umwuka w'Imana yitambwira nti rero ubu rero ibiganiro by'ikiciro cya kabiri, ibi bya biganiro nibirangira uratangira ivuga butumwa, werure uvuge uriwe, bakumenye, bamenye ko uri umugabo washotoye iki, washotoye Imana, bamenye ko uri umugabo Imana igiganiriza kandi ikakubwiza ukuri, nawe ukayibwiza iki, ukayibwiza ukuri. Ubwo rero amagambo y'ubuhanuzi, ubuhanuzi bisobanura ubujyanama bw'Imana bw'umuremyi, nibwo buhanuzi. Aya magambo yo guhishurwa ni amagambo abahishwe, abatazwi, abari ibintu by'amabanga biraho bitazwi, hanyuma niyo mpamvu yitwa ngo ni amahishurwa. Ni ibintu biba bihishwe amaso y'abantu, abandi bantu badasanzwe bazi, hanyuma ngiye nkaza ngakora iki, bishobora kuba ari ibintu bisanzwe, byari bisanzwe ariko byibagiranye. Ibyo bintu rero nibyo bita amahishurwa. Nguko rero ko Uwiteka yatangiye kunkoresha. Reka dusoreze aha ngaha, tuze gukomeza mu bindi biganiro. Murakoze, Imana ibahe umugisha.